ibyo natanze iyo biza kwa bidahagije yego nabyo ntibiba byarasohotse sibyo ibyo natanze yego bita twikomeza bamenya papa Sava Kiramani yego bamenya ndamwirukana sibyo bamenya ndamwirukana yego papa Sava ndamugurisha kuko arashaje nyine ibyo nago ari kuri namari iki murimo naga ibintu dukeneye arimo mu bintu dukeneye ntabwo arimo bufashe inzu y'ibitabo uravuze iti batwike nta kikirimo ese n'umukinnyi wa filime cyangwa umukinnyi w'ikinamico Wiziringa uyu munsi wa none abantu content bari bakumenyereyeho yego content abantu bari bakuziho Rwiziringa twajyaga tubona winaganika mu mazi ndetse nanjye ubwo nagusuraga ubwoba bwaranyishe amacumu najyaga asanga utera wari waraguze ishoka nabona gukubita ariko uyu munsi turi ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri Twiziringa content ngusa nk'uwayibagiwe burundu yego ndetse ejo bundi ngize gutya na cano numvise ngo umamace yijyane byagenze bite ukuntu byagenze rero Yes, reka nkusuhuze kandi nkwifuriza gukomeza kugubwa neza wowe tugiye kuzajya tubana umunsi ku wundi ahanga kuri Huza 250 TV ni televiziyo yanyu ni channel yanyu mugiye kuzajya mumbonaho umunsi ku munsi Emikabaka ndetse n'abandi bagiye batandukanye ni Emilie tugiye kuzajya tubana ku buhanga bw'ibyuma rero nkubwire ngo gubwa neza cyane aho uherereye hose mu gihugu cyacu cy'u Rwanda wowe uri mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba kandi nawe uri hagati mu mujyi wa Kigali wowe uri muri East Africa hose muri rusange nawe uri mu ntara yacu ya gatandatu y'aba diaspora komeza kugubwa neza cyane we wakanze subscribe ahanga kuri Huza 250 TV ndetse ni nacyo gihe ngo wowe utarakanda subscribe tujye tubana umunsi ku munsi nubikora aka kanya gukora subscribe ahangaha nukudushyigikira ngo tujye tubana kuko ahangaha ni mu karima kacu gashyashya ubwo ndagira ngo mbwire abantu mwahoraga muvuga muti Kabaka uri hehe ndagira ngo mbabwire ko uyu munsi wa none ahangaha ariho nibereye ndi kumwe n'umuvandimwe twajyaga tubana ahantu henshi nagiye nyura hagiye hatandukanye twajyaga tuba turi kumwe mu bikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye meze bite wafura we ifura imfura cyane yongeraho ngo cyane ariko rese ubwo kubera icyo kizakanu ka cyane buriya rero Kabaka ngiye nsigaye nkwemera mani oya sako nawe ndakwemera mwana nsigaye nkwemera reka mubwize ukuri sibyo ahantu uri nta ntozi zihagenda reka da ariko witonde yarabaye imfubyi n'akaba umurozi yewe si byanjye imana mani ko ibihoramo ariko nta n'umuntu umusa mwana nta muntu umusa mu mikorere akomeze neza ndashima Imana cyane umwaka mushya mwana kuri twese baranzi se barakuza ahangaha se ahangaha rega ni waba bose ariko ntago ari yahandi waba bose ubundi iyo bavuze iwacu akasha uri na mubi ntago ari irusoro uzi ukuntu ntago banshinga urusoro ngo mbyemere ese buriya ni ukubera iki ni ukubera iki irusororo bahageze ngo iwabo wa bose ntago ndimo ariko oya ariko njyewe nyine hano naho abantu banjye kandi n'abatarabanjye tu buriya rero njyewe nindamuka ngize gute nindamuka mpfuye bazihangane banshingura hafi y'iwacu ntago nshaka kujya ahantu njye nyine abo tuziranye nyine mbabe hafi nta bintu byo kunshingura kure hariya se buraho abo wahasanga se bo ntimwamenyana ibyo tunabyihorera turacyari mu kwambira umwaka mushya kuri twese kabisa siko duherukana umwaka washize mwana nkiri igikara none naretse training imitambi inzobe wanashizemo oya nyine urumva ni siporo nyinshi se ndaziheruka se ndaziheruka ushaka mbizi ko mu rugo hari ibintu by'amabare n'imishumi nayimaze iminsi ndi inshuti n'abakobwa hase koko iminsi ishize ngize gutya rwose nkubonanye n'abakobwa umbonana n'abakobwa barenga bangahe ako sha wa muhungu uzi ubwenge
bakobwa mbona kono si beza se mbona bagenda bagukuta itambuka nta kibazo tihumura ya bintu wabikoze umuhungu wanjye bita Piwonika Onika Suez sombrero hamba umusuhuze cyane aho yibereye mu gihugu cya Uganda. Wiziri yego ndakwakiriye ahangaha ni iby'agaciro kuba tugiye kuganira ahangaha kuba uri umwe mu bantu n'ubundi duhorana umunsi ku wundi. Umwaka wawe wa 2025 ni umwaka wagenze gute? Urarangira uyu munsi turi mu mwaka wa 2026. Umwaka wa 2025 ni umwaka nakoreshejemo imbaraga nyinshi birangira unangendekeye neza kuko numva ari wo mwaka nagiye menyanamo n'abantu b'ingirakamaro cyane. Urimo abo baho nikabarimo nanjye wambaze mu bantu b'ingirakamaro urimo b'ingirakamaro yego warahombye cyo nakubwira narahombye ushaka kuba warahombye kukugira niba ari igihombo rwose ubwo nta nguzanyo nshaka ubu mu byo wungutse waba ati nakabaka namubonyemo inyungu ahubwo abantu batazi kabaka uriye ubundi bazambaje kabaka ni silent killer oya wineranya n'abantu reka oya nibyo mana yibwirira uko umwaka wagenze ibyo tubyihoreye. Umwaka wagenze neza nka Rwiziringa wansigiye izina urumva hari icyitwa grade yego nka Rwiziringa umwaka wansigiye izina ndumva ubundi kuri grade nziza ahantu hose izina Rwiziringa ni isereri mu mitwe y'abantu wabaye isereri mu yego kuko uyu mwaka none nakozemo ibintu byinshi niho mwabonye documentaire ivuga ku buzima bwa Rwiziringa yakozwe na Seba yakozwe na Sebo namushimire yankoreye documentaire nziza ikindi ni umwaka ikabana nimwe muri documentaire zatumye abantu bamenye Rwiziringa ni muntu ki abantu bongera kuza guskrolinga kureba Rwiziringa wa muntu bajyaga babona ira nimwe muri documentaire nge nashimye cyane isa nk'iyagufashije ni na documentaire ikindi yasobanuye Rwiziringa imutandukanya n'icyo bo batekereza kuri Rwiziringa aho bafataga Rwiziringa nk'umuntu umusirikare cyangwa se umupolisi ira documentaire yasobanuye neza icyo Rwiziringa ari cyo ko ari umusivile ahubwo ugize gute ako se ubundi ubwo nturiwe umuki umuki ibyo wivugiye bivuga nyine nawe ibyo bo n'abandi bakeka oya barasobanukiwe neza babona ko Rwiziringa ari umwana mwiza ako nanjye tutanabice no ku ruhande nanjye ntago natinyaga kubivuga ndetse na nuno munsi wavugaga ngo iki ese reka nkubaze nge ira myitozo aranure nayibona ubu ko turi abana twagiye tujyana nuno munsi abana bari kuvuka usanga babajyanye mu bigo bya karate bakabajyana he ko nta hantu ndabona umuntu wiga bira bintu Rwiziringa wajyureka kutubeshya uravuga ko nari nzanye ahantu na hamwe ndabona muri karate batoza bira bintu nta hantu na hamwe nta n'ikigo ndabona kibitoza ndibona muri training ziki za gisirikare n'iza gipolisi wabyigiye he nyibwirira wabyigiye reka ngusubize nitonze kandi umuhanga ni uri bwumve yego ariko nawe ndabizura umuhanga igihari cyo nka Rwiziringa numwe mu ba creators not actors yes ntabwo ndi umukinnyi nge ndi umuhanzi yego sibyo ikindi njya nkunda kuvuga ngo ntabwo ndi static ndi complex yego ntabwo ndi wa muntu uzasanga ahantu hamwe ngo ugende uhagaruka wamusange no ndi imvange ndi urunyaruvu ibyo bihuye uringa byose yego ibyo ngibyo iyo bihuye rero bibyara Rwiziringa ushobora kumva ko akwiriye guhanga ikintu kitigeze kibaho akagiha inzira yego akacyitangira kikageraho yumva ashaka ko kigera bivuze iki muri iyi myaka nibura 3 ishize training ya Rwiziringa navuga ko ari bwo bwa mbere yari ibayeho mu Rwanda yego nshingiye kuri kuba actors bo mu bihugu byo hanze twagiye tubona amafilme abo ba komando bande bose bakoreshaga buri kimwe cyose bagakora ibintu ushobora kuvuga ngo ngo umusirikare ngo Amerika ngo yarwanye ngo abohora uyu n'uyu ugarutse muri za filime za Barambo ba Warrior na ba Bruce Lee yego uyu munsi uvuga ngo Rwiziringa nawe nubwo batigeze basobanukirwa yashatse kuba umwe muri abo kandi ndamye nashidikaya ko muri Afrika yose
nk'iyi game nakoraga ya axe throwing cyangwa se knife throwing nta wundi muntu muri Afrika wigeze ayikora. Yakorwaga n'abantu aba babiri, umuntu bita Adam Cheredin wo muri Czech Republic, hakaza n'uwo bita South Thrower wo muri Sweden. Rero kwirefera kuri abo bantu noneho nkahuza imigabane, nanjye nkavuga ngo muri Afrika akwiye kuba kino kintu kako hariya kirahari. Uvuze ngo wewe uri brand ambassador w'ibyo bintu muri Afrika. Yego. Rero Afrika yose ubu niwe uyifite. Afrika yose nta muntu n'umwe n'uwabikora yigira kuri njyewe. Yego. Kandi kwigira kuri njyewe ku muntu witegereza neza. Yego. Ntabwo babanyiganye ko ntabwo babishobora. Ku muntu witegereza neza, urumva urusya ntirwigera rusa n'umusatsi. Urusya ntirwigera rusa n'umusatsi. Ivuga gacyatagira babyo. Ku muntu witegereza neza, urusya ntirwigera rusa n'umusatsi. Bitandukanira hese. Uko wanyigana kose bitandukanire, banzo nyibwire. Bitandukanire. Uramutse umpaye umufuka w'imisatsi ugashyiramo insike ebyiri, nazi gukuriramo nta nagace kavuyeho. Genda bizi cyane kuko mbona inshishi nkamenya uruhaka n'icyo ruhaka. Ubona inshishi nkamenya urutwite, reka tubyite gutyo, nkamenya urutwite n'icyo rutwite. Nta rushishi rutwite. Ngenda zireba man. Oya nta rushishi rutwita, basi wavuga urubwetse. Urubwegetse. Reka tubivuge gutyo. Nagize umwihariko wanjye, biba n'igitangaza mu Banyarwanda, ariko kuriya niko nareshyaga. Yego. Bivuze ngo ahantu nabikuye ubwo ndumva ngusobanuriye ni ukwirefera ku bantu basanzwe babikora, nanjye nkabikora nkagaragaza ko nanjye nshoboye kandi nshobora no kubikora. Yego, ntabwo ari ibintu byaje ari uko nabyigishijwe, byaje ari kino. Ntareba tutorials z'abantu bakora ikintu nkavuga wow I can try, nanjye nakigerageza. Ntabwo ari ikintu cyigishwa ngo hari umuntu wazaga kinyigisha, ariko njye ubwanjye nakigisha kandi nkagikora. Nizo views nshaka nkazibona. Nibyo uragira uti singende umu content creator, ariko nawe ati ngende umuhanzi ndahanga. Kandi abashizwe naganiraga nawe aho nakoreraga, wagendaga umbwira ko hari ibintu byinshi ukora. Uyu munsi wa none ukambwira ngo rimwe na rimwe uri umukomedi, ubundi ukambwira ngo uvugira inka, ubundi ibyo byose. Ariko umwaka 2025 niwe abantu benshi bakumenyemo, ni abantu benshi bamenye Rwiziringa, niwe ni muntu ki, ni waragiye nyine uba viral. Sibyo goyinga viral ku buryo bw'imyinjirize. Rwiziringa umwaka 2025 ni umwaka wagusigiye iki? Wagusigiye FM gusa cyangwa no ku mufuka hari ikinjiye? Uko byagenda kose nk'aba content creators navuga ngo beginners, hari igihe uba wibara nka beginner, nk'umutangizi. Yego. Icyo gihe ntago financially nyine bigenda neza, ariko mu by'ukuri ikintu cya mbere nshima Imana ko cyabayeho mu buzima bwanjye, cyangwa se cyabaye nk'impinduka muri uyu mwaka ushize mu buryo bw'imyinjirize. Yego. Ntabwo byari byiza cyane. Habayeho igongana rya hiti n'ubutunzi. Icyo kintu muracyumva? Igongana rya hiti. Habaye igongana rya hiti. Ubwo duhere kuri hiti gusa. Yego. Hiti ni kimwe mu bintu sobanukiwe nanjye ahangaha mu Rwanda. Yego. Ahangaha iwacu ni hamwe mu hantu winjiza ugira hiti, ariko nta kintu ugira, nta kintu winjiza. Okay. Icyo ndakeka nyisobanuye. Icyo uragisobanuye. Byagonganye gute? Dore ukuntu byagonganye. Akenshi iyo ugize hiti cyangwa ukagwanya viral, yego, utangira gutekereza kuri wa muntu uri bukenere service yawe cyangwa se product yawe, kumwishyuza. Yego. Niko kuri. Na twagiye tugongana no kwishyuza, ugasanga umuntu araje arakubwira ati Rwiziringa content yawe nayikunze, ese twakorana filime? Yego. Ako kanya nkanjye wubatse ibintu byanjye igihe kirekire, ntabwo nari nkitekereza ku kuvuga ngo uyu muntu tugiye gufashanya nk'uko umuntu wese aza kubwira ngo reka dufashanye, ngo nyine ngo ntago birakunda, ariko ngo reka dufashanye ngo nibikunda ngo tuzareba ukuntu bimeze. Icyo kintu ukorera mu kizava. Yego. Icyo kintu ntabwo nari nkigikora. Rwiziringa narindi ku rwego nyine rwo kuba wingeginze ushaka ko dukorana, nka gushyira imbere ikibazo cy'amafaranga. Yego. Ni igongana nkubwiye rya hiti n'ubushobozi niryo ngiryo. Rero ntabwo byaryoshye cyane ngo mvuge ngo amafaranga natse bijyanye n'ibyo nakoraga cyangwa se na hiti yanjye, ntabwo byahuye. Nkuko akomeje kwivuga amafaranga aba ari hasi,
hiti mu Rwanda ibiri hejuru ubundi iyo byagukundiye ariko ikintu gihari ni ikintu gihari kirenze muri byose nshima nuko iyo hit iyo yaje nk'umuhanga duke uyirobamo duke hit uyirobamo duke wowe wabashije kuturoba se hit igihe nagiye nyirobamo dukeya wowe wagiye ubasha kutubona abandi ngo haraba bishakira hit gusa gushaka hit gusa ndakubwiza ukuri Imana hit ntabwo ndi bwiyemere ariko hit narayibonye ariko ntacyo yagusigiye none se reka nkwereke ntacyo yansigiye ndashaka Imana pe nta n'ikibazo mfite cy'ubuzima buriya wabaye urabona ukuntu ndi inzobe duke nyine dafite icyo nawe impamvu uri inzobe muri ino minsi ndibuze kuyigarukaho imbere utagire ngo turacyari muri 2025 ntago mfubura simpfubura oya byose hari ibyo nkubwiye hari umuntu abimbwiye nangaterwe zirenga ibihumbi magana ane mu modoka mu kanya aravuze ati bitewe na kara gasore siporo mbona gakora hari ukuntu buriya ati ngo harakere kopare rwose oya hakabigenza neza cyane hari umuntu wambwiye ngo arama ibihumbi 400 ngo mubomore rimwe mu cyumweru 400 sha mu gihe abandi bayakorera amezi 3 cyangwa 4 ariko ntago rimwe mu cyumweru rimwe mu cyumweru 400 ahoraho 400 rimwe ntabwo nzi niba ahoraho nese iyo nkigwa hejuru nari busubireyo 400 aho mbwiza ukuri mbwiza ukuri 400 wari wayakorera mu cyumweru igihe Rwiziringa umaze ukorera imyaka ugeze ndakeka kugize imyaka yenda gushyika muri 27 uko sibyo cyangwa tubare imyaka umaze yego Rwiziri wari wakorera 400 mu cyumweru ntabwo ndakorera amafaranga 400 mu cyumweru mu cyumweru kimwe ntabwo ndayakorera iminsi 5 ntabwo ndakorera amafaranga 400 mu cyumweru none warayanze narayanze da Rwiziringa umishingiro y'ukuntu wanze 400 utarayakorera na rimwe mu cyumweru kandi no mu kwezi wasanga nta n'ukwezi urakorera 400 dore nkubwira impamvu ntashobora kwakira amafaranga 400 bivuye mu rwuya sibyo urwuya urarwumva urwuya ubwo ni iki nyine mwe murabona ni ukubomora nyine umuntu ushaka kumwa ngo arampa urwuya hanyuma anyongeze n'amafaranga 400 dore impamvu ya mbere ntashobora kubyemera sibyo impamvu ya mbere numva nabi sibyo numva nabi ndi wa muntu ufata decision ubwo mwanzuro nuwo numva nabi pe numva nabi kuri rwa rwego dushobora no guhura uri n'umupasiteri ufite Bibiliya nguje kunsengera nakumva nabishaka nkafata inkoni mu nzu yanjye nkagukubita ugataha ukanamukubita kandi iyo myumvire mibi yawe ko numva ari danje ntabwo ari imyumvire mibi ni amahitamo yanjye rero ikintu cya mbere kuba numva nabi nicyo kintu cya mbere gishobora gutuma umwanzuro mfashe ntawuhindura kandi burya abantu benshi bahindura imyanzuro bahura n'ibibazo bikomeye uzareba umuntu ubwira ngo vayo tujye kunywa icupa akavuga ngo ase ko numva ntabishaka ngasubu ngo ngende yego iyo mujyanye hari ubwo ahita ahura n'ikintu gikomeye akahura n'impanuka igahita inamutwara burundu akagenda rero nubaha umwanzuro wanjye ibyo nuko ko ntarabigeragezaho cyangwa se ntaranabitekereza mu bushake bwanjye nta n'indi zindi mpamvu zindi zatumye ibintu byanga kuko numva nyine ntabikeneye that's all kuko ndizera nkavuga ngo ntabwo nkwiriye kujya kuryamana n'umuntu ku 400 kandi nzi neza ko nzemera ndeke kuryama nkoresha ubwonko bwanjye ndwanirire miliyoni kumva ari iki cyateye uwo muntu kuvuga ngo Rwiziringa aze turyamane n'umwana w'umusore nibyo arabibona abantu bagendaga bakubona ndetse nanjye ndabizi neza kuri umwe mu bantu bakora siporo ndetse zihagije siporo nkora zihagije ntabwo zigamije kugira gute ntabwo zigamije gutanga akabyizi ese ku buryo wanze kudepana umuntu mwana siporo nkora ntahantu ubu wanze gutanga depanage sha depanage no I can't and I want kabaka icyo kirakanyiguhe jewe se sha jewe urebye se sha umwanya naba nawubonye bivuze ngo 400 urayafite urumva giye kubona uwo mwanya ni danje kuko jewe burangiye mbyuka umutima uri ku kazi ndetse n'ibitekerezo ngiyo mbyutse nyine
ndi wa muntu uryama ninze ariko nanone nkabyukira igihe ya masaha y'umuntu kugira ngo aryame mba nayaryamye nkaruhuka fresh ariko nanone nkabyukira igihe ariko cyagiye mbyukiye umutima nta handi uri ndetse n'ibitekerezo byanjye byose biba byamaze kwinjira mu kazi. Ubwo rero urumva ko mbyuka ninjira mu kazi nkaza kuva mu kazi n'ubundi njya mu tundi tudiro mba ndi guhiga amakuru ngire ngo urabizi ewana nibyo ariko nibyo nari nkubwiye nari nkubwiye ngo nanjye amahitamo yanjye anganisha ku kazi. ntabwo nakwemera kujya kuryamira 400 nyamara ahubwo kubura ibitotsi byanzanira miliyoni. kubura ibitotsi umva ikintu bivuze ntabwo naryamana nayo ku 400 nyamara ndi bwange kugira ndi bwibuze ibitotsi nkakorera miliyoni. kuryama nta kintu kibamo bro, ntacyo ufatamo. oya shabyihorera kuryama nta kintu kibamo. baza umuhungu wanjye uburahanga bitemire akunda kuryama yari gupfukama mbabarira ndangize yo iki mbabarira ndangize shaka nanjye menya ariko ntararangiza ategiri mu menya ariko ntararangiza nanjye no ukuri. aha ibyo tubyibore twiziri Karame. umwaka w'ibihumbi 2025 numwe mu mwaka kuri wowe nabonye usa nkaho wari umugisha kuri wowe kuko nabonye abitwa ba Clement abitwa ba Regis bakwaprocinga mugakina na filime. Ibyo twarabibonye ndetse twaranabiganiriye ariko uyu munsi wa none ikintu ushaka kwibariza twiziringa twakubonye muri scene imwe kwa Regis ndetse ubwo twaganiraga wambwiye ko mushobora kuba ari kontara mugiye gusinyana. Kwiziringa kontara yarengeye cyangwa igihari hari abantu bari bite babihuza reka nitanguranwe. Yego hari abantu bite babihuza bavuge ngo kubera ko Rwiziringa Tactics ihagaze cyo sindakigira here buretse mite njye mbihuza hakiri kare ibyo urabimbwira nyuma. Yego ntabwo iyo yahagarara sibyo nka short videos zinatangaga zigaragaza skills zanjye. Yego ariko muri filime bira bintu biremewe urumva rero ikintu bivuze abo ibijyanye na Clement cyangwa se Regis twakoranyeho. Yego ngira ngo mwarabibonye ntabwo nta yindi episode irasohoka ku bintu twakoze. Yego icyo ni ikimenyetso gihari kigaragaza ko ntabwo bandetse. hari ibyo mu biki abanyarwanda. Yego ntabwo bandetse. hari kigaragaza ko ibyo twakoze bitarangiye. Yego iyo aba harasohotse indi episode bwo mwakaye mubimbaza ubwo bikaba biri n'ikibazo gikomeye. ariko abanyarwanda nibategereze kuko tubategurira ibyiza kuko rega turabakunda cyangwa mwararangizanyije bakaba baraguprofise bakabona udashoboye Rwiziringa kudashobora cyane ko ndi wawe ho nabonaga ko ushoboye ibyo natanze ariko byabuka budafitingamo neza. ibyo natanze ibyari bikenewe. Yego ari nayo mpamvu ari nuvuga ngo ibyo natanze iyo biza kuba bidahagije yego nabyo ntibiba byarasohotse sibyo ibyo natanze kwa Captain Regis yego iyo biza kuba bidahagije nabyo ntabwo biba byarasohotse. bivuze iki? Yego byarasohotse abanyarwanda banabikunda ibimenyetso n'ibihari comment n'izihari. Yego igihari nuko rero nyuma y'igihe ntari bubabwire ko atari njye ubitegura. Yego nyuma y'igihe ntari bubabwire turaza kugaruka kandi tugarukana ibintu byiza. Abantu bakwitege kukubona kongera kukubona kwa Captain Regis cyane cyane ko nabonye ko bashobora kuba bari no gutekereza kugarura content abantu bari barakunze cyane ya gisirikare. Iyo rero nibayikore vuba kuko nibatayikora yego ndayibakorera. Uribakorera kandi ngenda yikora na neza. none se niba ni njyewe mastermind w'ibintu nk'ibyo ngibyo ababikora bakaba baca hejuru barati abantu bose iyo bakora zira boro ubona banyura hejuru. Yego ntabwo skills bafite ari zo gukora movie iremereye iri action. Ntabwo ushatse gufata ubwenge bwa Clement n'ubwa Regis ukakubita hasi. Clement na Regis yego ni abantu b'abapapa sibyo. Yego bazi management y'ibintu byabo bazi directing y'ibintu byabo. ariko ikintu kirenze gihari skills nta muntu numwe muri uru Rwanda
kuri skills zijyanye no gutegura filime iri action nta muntu n'umwe muri iki gihugu cy'u Rwanda undi hejuru. Ese kuba ko Kiramani na Regis badashoboye umva ikintu gihari ntabwo turamenya ngo ese bakora tragedy, bakora tragicomedy cyangwa bakora comedy. Icyambere bakora tragedy, ikintu nshaka kuvuga muri tragedy bakora filime zibabaje cyangwa se nyine zifite ikintu zigisha ariko kiri special nyine gikanganye. Yego. Ese bakora tragicomedy, bafata ibintu biri special bakabivanga na comedy. Ubwo urumufashe nyine umuntu ubabaje umuvanze na mitsutsu. Ese bakora comedy yeruye bakora iki? Wowe nkawe nk'umwe mu babibamo kandi uvuga ko unabizi neza ubona bakora iki? Mu by'ukuri muri sinema nyarwanda ujya kubona ukabona umuntu yazanye akantu gatoya ngo action, ukabona ni za montage beditingisha telefone, sibyo? Turumvikana ko beditingisha telefone mwana. Ziriya action zikorwa mu filime nyarwanda ziriya zeditingwa na telefone, nanjye ubwanjye nazikora. Ufata umuntu agatera umugero ugatushyiramo nuze ya speed ya dani ukajya ni filime za Shariro, sibyo? Iriya ntabwo ari filime. Bivuze ngo directing ya filime ziri action ntayihari. Ako kantu kagahurira he n'akane ejo mundi nari ndi kuganira n'umwe mu bantu barambye muri sinema nyarwanda. Ego bamwita Bamenya, nanamusuhuza hari nanabwira abantu mugende mukurikire filime ze. Yarambwiye ati kaba kabura nushaka kuzitegereza uzarebe abakinyi ba filime dufite bacu bantu bose bo mu Rwanda, filime bakina ni zimwe n'uwakubwira ngo avuye muri imwe agiye mu yindi ziba ari zimwe. Nawe ukabuhuza nawe icyo kintu mpuzana bo kuyako ntabwo bashaka kunyumva. Iyo bashaka guhindura imiterere ya filime nyarwanda cyangwa se filime, icyo kintu cyari kivuye aho twe tumubajije ngo ese Bamenya kubera iki utagira, kubera iki udahindura ngo ukore indi filime? Yego urumva ariko zikomereza Bamenya series. Dore impamvu, sibyo? Yego. Abantu bakina filime mu Rwanda ikintu cya mbere batinya gukena, bagatinya no guhomba, kandi filime ngo zivamo amafaranga buriya menshi. Reka nkwe nk'urugero, urabona abantu bakinnye filime kera mu Rwanda hari ikintu bita ngo ibishego. Yego. Urabyibuka? Abantu bakoze filime z'ibishego bavanyemo amafaranga menshi cyane, ariko kugeza n'ubu nibo abantu bari inyuma y'aba content creators bose barazimye. Kubera iki? Amafaranga babonaga yabaga ari ay'ubuntu, kubera ko biterekaga kamera hariya bakavuga ubusa cyangwa se bakambara ubusa. Nta mpinduka bigeze bifuza gushyira muri sinema nyarwanda. Icyo kintu cyo cyambere mu bwanga abanyarwanda bagira gute batinya gukena. Ntabwo bashobora gushora amafaranga. Ngenda guha urugero, reba iriya documentaire iriya documentaire yankozweho, yakozwe ku buzima bwanjye. Iriya ntabwo itandukanye na sinema nyarwanda zose twigeze tubona. Si ukwikina, ntabwo ndimo kwikina. Reba iriya documentaire yakozwe kuri njyewe. Si ubwa mbere wari ubonye buriya buryo video ikozwemo? Yego. Bivuze ngo rero hari ibintu byinshi batarakora nyamara bishoboka mu bushobozi bafite, ariko bakaba batinya gukena. Reba urugero, ariko gukena nta muntu utabitinya Rwiziri. Reba urugero, batangiza ibikoresho birenze. Reba filime ba Nyakso bajyaga bakora kera kuri Afrimax. Yego. Bajya bakora filime z'ama action, nyine ukabona ngo ni ikosi. Yego. Ukabona baruhijwe no kuzana udukoresho tumwe na tumwe, bakitingiye ahantu nyine ubona hagize hakanganye ukuntu, bakoze ibintu bifite biri special. Aka kanya basigaye bifuza kuba baza bagafata ahantu nk'aha ngaha turi, bakakorera filime yose ikarinda irangira. Sakura plot. Bakakorera filime ikarinda irangirira aho hantu. Batangiye gutinya ubukene, none ikindi kintu bari gutinya gushora muri make. Yego. Ikindi kintu cya kabiri, script zabo bazipangira kuri set. Ntago bategura. No. Aba bantu bakora filime nyarwanda sinema, ufasha abantu bose bari muri sinema nyarwanda uvuga ko badategura. Bavunika bandika bazamura amacano yabo. Yamara kubona afatishije wa mwanya wo kwandika ntabwo bakiwufite. Areba babakobwa beza abanyarwanda bari burebe bagakunda akabateka twe dutumwanya kuri ibi bintu. Akarobaza n'abakicecekeraho bakavuga tu. Yirebera. Nicyo kintu kibabaje buriya. Baragenda bakizana abakobwa mukaba ari bo mureba.
abanyarwanda rero abanyarwanda nyine nk'ingero nk'ebyiri kugira ngo tujye tuvuga ibintu kandi bifite iki fact Kabaka reka nkubwire umbwire uyu muntu rwose uko yatangiye akora sikagikora ari kudushuka yazanye abakobwa y'ibibuno ngo tujye tuba aribo twirebera bafite nyashi ariko nta kirimo mu kuri kw'Imana abanyarwanda tugeze ku rwego rwiza rwo gukunda abakobwa icyo kintu nacyo amafaranga nta n'amafaranga reka nkwereke wowe urazana umukobwa reka ndeke kuvuga umuntu nyine ndeke kumentioninga wowe urazana umukobwa ugahita ubreakinga news ngo uyu muntu turimo twakundanye kugira ngo abantu bamutekerezo ajye kuri level yawe mu gushaka views ni nko kuvuga ngo Kabaka ndi umuhanga ariko reka nzane petit frère wanjye mushyire kuri kamera mbere ku buhanga ko tubunganya kugira ngo mukubakuba abanyarwanda mafatira hamwe muri bangahe muri babiri isente muzijyana ahantu hangahe hamwe amafaranga muyajyana ahantu hamwe icyo kintu nicyo gihari muri sinema nyarwanda uzanyereke content creator ukora filime mu Rwanda udafite igitsina gore bavuga ngo barakundana udafite vlog y'umuntu bakundana arahari ninde fata fata bari hejuru nunzanire Papa Sava nese Papa Sava bwamujyana mu bintu byo kuzana abakobwa nta mukecuru ukina filime ugezweho ku buryo Papa Sava bakundana ndetse si content creator nyine content creator ari kuberanye n'abakecuru ni content creator ari kuberanye nese wamufata ukamuhereza Mia bamenya sako wazana Mia ukamuhereza Papa Sava kugira Mumbe kami Mia nanjye ndabukumbuye mumbe kumuhobera noneho ikindi abo ngabo wibazana abo ni legend abo naba legend sibyo bamenya sewe bamenya wakunda kwikinira ari kadogo umva nkwereke umukozi wo mu rugo umva nkwereke bamenya ibintu bye ntabwo niba navuga ngo biripushinga n'umuhanga sibyo n'umuhanga ariko icyo mbagaya ngewe cyambere ngaya nkabamenya umunwa n'ururimi tuvuga ntabwo byatwambutse imipaka wemera uvuga ati aba bantu ni abahanga ushaka abantu batatu mu Rwanda muri sinema nemera nkavuga ngo aba bantu muri sinema nyarwanda yego wemera ukavuga iti aba ngaba ni abahanga bijyanye n'ubundi n'ibyo twari turi kuganira n'ibyo twari turi kugenda tuvugaho yego umuhanga wa mbere muri sinema nyarwanda ni Rwiziringa yego nje ndi uwa mbere pe kuko ngo ngubwo uri buze kumbwira naho wagiye ukina naho ibikorwa byawe bigeze kugira ngo wa mbere yego package ndi buguhe ugahita wumva ko ari je wa mbere umuhanga wa kabiri muri sinema nyarwanda ni Soroba nuko ari umunebwe Soroba n'umuhanga nuko ari umunebwe agerageza gufata ibintu twebwe tutazi cyangwa se tudakunda akashaka kubicisha mu idirishya ariko ngo bikunde bigere muri saro aho abandi bantu banze ko bica nuwa Soroba akoresha agapfukamunwa sinjye mbona yambaye agapfukamunwa n'ejo mu bukwe sinabonye yari akambayira akaza kugakuramo Soroba ni mu ba content creators bari international undi muntu wa gatatu mu ba content creators yego buriya mu Rwanda ninde mu Rwanda ninde sha mu Rwanda numva nta wa gatatu mfata babamenya ba Papa Sava ba Kiramani bande ba Nyambo bose nese n'aba content creators basi nakubwiye abantu bakina sinema rega nyine ikibazo cyabo mani ntabwo umuntu yaba umuhanga adategura bro setting zabo ziba zihendutse badategura ko hari haruguru reba hariya kubisima ubu si iyo setting yakumarira iki ku ruhando mpuzamahanga bakeneye kujya ahantu hacukurwa amakurota bakamanuka mu masimu hasi bakazamuka ikindi ntabwo filime zabo zifite inkuru nta nkuru irimo ufashe filime yabamenye igeze muri episode 100 nese nibigeze muri episode 100 ubwambwira wamanuza uvuga ko nta nkuru irimo wowe urambwira ngo mfashe ngo filime yabamenye igeze muri episode 100 sibyo ubu wankwerera samare ya filime ye
wayinkorera inkorera samari ya filime y'abamenye umbwira uti itangira gutya rising action ni iyi ngiyi uko ibikorwa byagiye bikurikirana na climax byaryoheye aha falling action birimo biragenda bigiye bigana ku musozo wenda tuvuge season runaka bimeze gutya mereza samare ku buryo ushobora kwandika igitabo ukavuga ngo iki gitabo cyanditse muri filime y'abamenye nyikoreye samare nk'uko umuhanzi afata indirimbo ye akayikorera samare muri description yego nkorera samare ya filime y'abamenye ntabwo bishoboka uko arose icyo arose nijoro nicyo abyuka kino kandi yandika mwana mani je nangaye ko mbabwira kandi yandika mwana kandi kaba siko bamenya yambwiye ko filime ye kuva yayitangira yagerageje guhindura umuntu wandika rimwe agahita abona ko byapfuye akabyigarukiramo reka nkwereke ndaza kwitereka kaba kareka nkubwira ni izina ry'abantu y'umuntu mpaye iyi nkuru ntago aba bahungu dufite n'abanebwe for sure hari umuntu avuze ngo umuhanzi ngo n'umunebwe wabwivuze ngo hari umuhanzi w'umunebwe bivuge reka ni Bruce Melody uwo muhanzi ngenda namufana uwo muhanzi yavuze ngo n'umunebwe ni blessed uwo mugabo ni blessed kabisa n'umunyamugisha ntabwo ari umunebwe biterwa n'umuntu igihe yihaye cyo gukora ariko mu by'ukuri sinema nyarwanda irimo ubunebwe yego twikomereza kandi ikindi reka nkivuge ubuyobozi bwacu buzakidukorera ubohotse reka mbohoke ko ubu ntabwo ni muri training sibyo yego ubuyobozi bwacu dukunda mutubabarire tube free ku ma locations nge ndaza nagera mu mujyi nareba inyubako nziza nkatinya kuza kuhafatira video ko bari bitebaza banyirukangana nguma gutanga uwe musanzu ngo hano wayishyuye kose mushaka kuba free ku mazu y'abandi y'abantu biyubakiye wenda wavuga ngo nyine icyo ngicyo ikintu nge naku wavuga ati ubwo ubuyobozi bwacu bwiza nibudufashe kuba bwaduha location meza hari ahantu heshe bagiye hatandukanye na leta yacu y'ubumwe yaguhera ubuntu dufite za parike za Nyandungu dufite ahandi hantu hagiye hatandukanye dufite buriya wahakorera nka filime muri Nyandungu buriya mu buryo bukoroheye wayihakorera wahasabye wenda nibyo bashobora kukwishyuza duke abantu bakupa n'abakora amasuku sibyo ariko nk'umwana w'umunyarwanda igihugu kigashyiramo iki akaboko ariko nkeka ko bitanahenze ukaba wasaba izo za Arena izo za Stade Amahoro n'amafaranga makeya nk'uko n'ubundi tubizi ko kujya muri Nyungwe cyangwa se kujya ahandi hantu hagiye hatandukanye ku munyarwanda biba biri ku giciro cyo hasi cyane cyane ko tunabona ko ibyo ngibyo ni ibintu biba byoroshye kuko hari abo bagadi barinda izo nyamaswa hari abagira gute nabo bakeneye guhembwa nimugashakirega ibintu by'ubuntu je ntabwo nshaka ibintu by'umuntu dore impamvu nyine twamaze kwisetingamo ikintu cy'ubwoba ko ahantu hose hatemewe kuba hatemewe rero unatinya no kujya kuko nyine reka tubivuge gutya kugira ngo n'abantu babanyira ibikorwa remezo nabo bumve ko nk'aba content creators batanga umusanzu mu iterambere nibura nabo bajye batworohera nuza ntahitagira ubwo bangavuga ngo ibintu ngo bya kamera se batwumve man namwe mujye musaba ariko ubu nkawe reka mubaze Rwiziriye aka kanya wiyicariye ahangaha umuntu aje agahita atera igikamera ahangaha niyo wiyicariye wenda uri kwirira agachips ahangaha ukabona umuntu aguteho kamera ibyo bintu wabyemera ntabwo nabyemera kuko gusaba ni umuco reka none wowe kuki gusaba ni umuco kuki uwo muco ubutawubahirije ngo banze kujya gusaba ahubwo ubone deni kuza ngo ukore ibyo bintu ahubwo kuki tubona ibikorwa byabo bitari byiza kandi nibo badafite umuco wo gusaba rero kuki tugaye ibyo bakora kubera ko na setting yabyo nziza setting rega ni location proto organization yabo inyini bikoze nabi bivuze ngo nabo nta muco wo gusaba bafite cyangwa se mu kimwe bumva ibyo bagezeho bihagije mani bakatwicira inzira yego dukomeza yego shaka kuza kukubaza aka kabazo nkaza guhita nkwinjiza mu bibazo bya nyuma ariko nawe panashi nizitakwica zizagukiza kubu twicaye umaze kunywa panashi ebyiri nini ubwo abantu bazi panashi mumbwire panashi ebyiri mureba aka gasore kamaze kuzinywa ahubwo umuntu avura umurari imyibwirire dufite bamenya yego dufite Papa Sava yego dufite Kiramani muri abo bantu batatu mubwiye wabumvise neza yego bamenya yego Papa Sava yego Kiramani yego ndashaka muri abo bantu batatu yego ufatiremo umwe umwirukane yego
ufatire mundi yego umugurishe yego umbwire uwo wasigarana. Abo ni abakinnyi batatu bacu. yego Duhita twikomeza. bamenya Papa Sava Kiramani, yego bamenya ndamwirukana, sibyo? bamenya ndamwirukana. yego Papa Sava ndamugurisha kuko arashaje nyine. Ibyo ntago ari kuri nta mari kimurimo, ntago ibintu dukeneye arimo, mu bintu dukeneye ntabwo arimo. bufashe inzu y'ibitabo uravuze iti batwike nta kikirimo. ese ni umukinnyi wa filime cyangwa umukinnyi w'ikinamico? ntawe ubibamo wakabaye ubizi. Papa Sava ni umukinnyi w'ikinamico, ahubwo ikintu yakoze yafashe théâtre, yafashe theaters, urumva, yafashe théâtre azikinamo filime. Ubundi Papa Sava ni translator, we afata enuza amakinamico. Papa Sava afata amakinamico yandi twumva kuri radio wakayakoramo iki filime. Yego ntabwo ari ubwo Papa Sava wamwirukana. Papa Sava nyine wakirukana bamenye. Yego Papa Sava namugurisha nyine akajya gukina amakinamico, bamenya ukamwirukana. Yego. Hanyuma Kiramani kubera ko azi ikintu bita collaboration. Kiramani ni umuhanga ku kintu kijyanye no guhuza abakinnyi beza. Ni umuntu ufite impano yo kureba impano, afite IQ. Yego buriya Kiramani nta mpano afite yo gukina filime. Kiramani we nta mpano afite yo gukina filime, ariko azi buriya yakabaye director, ahubwo azi guhuza abakinnyi beza akababyaza umusaruro. Yego bivuze ngo Kiramani nge namuha akazi, ariko ntabwo yakina. Wamugira director. Yego ubu imyaka yose akinnye urarebye ufata Kiramani usanga yabeshya abanyarwanda ndetse n'abandi bantu bose bakurikira Kiramani kuva igihe yatangiye. Hari abantu bari bunyumve nabi bakumva ko Rwiziringa ibintu urimo kuvuga ndimo kwiteranya n'abantu, ariko ntabwo niteranya n'abantu. Ngiye mvugisha ukuri bitewe nuko mbyumva, kandi umuntu wese avuga uko abyumva, sibyo? Umuntu wese uri bubyumve niyumve ko nserereje Kiramani cyangwa se n'undi muntu nshyize hasi. No, ikintu nkoze mfashije abanyarwanda kumva ko hari abakinnyi b'amatiyatire twe dufata nk'abakinnyi ba filime, none mfasha n'abantu kumva ko hari umuntu ukenewe muri sinema nyarwanda kugira ngo ikomeze rising up. Yego Wiziri, tugana ku musozo ndashaka kukubaza uyu mwaka 2026 twinjiye mu kwezi kwa kabiri. Yego Wiziringa, uyu munsi wa none abantu content bari bakumenyereyeho. Yego content abantu bari bakuziho. Rwiziringa twajyaga tubona winaganika mu mazi, ndetse nanjye ubwo nagusuraga ubwoba bwaranyishe, amacumu najyaga asanga utera, wari waraguze ishoka nabona gukubita. Ariko uyu munsi turi ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri. Twiziringa content ngusa nk'uwayibagiwe burundu. Yego ndetse ejo bundi ngize gutya na cano numvise ngo umamashye yijyane. Byagenze bite? Ukuntu byagenze rero, content yanjye mwari musanzwe muzi ya training. Yego ni content yanzaniye abantu benshi, sibyo? Ni content yampuje n'inshuti. Yego impa urukundo mu bantu, impa n'amafaranga ku rundi ruhande. Yego ibyo byose warabibonye. Yego nubwo tutanganya ibyo dukura mu byo dukora, ariko hari byavuyemo nyine mbona ko ari inyungu z'ibyo nakoraga. Yego impamvu rero nabiretse nibyo mubwira ngo ndi complex character, ndi wa kandi ikintu nkunze nawe uragikunda, kuko ingero ni ibyo nakoze, ni ingero z'ibyo nshobora gukora n'ubundi, sibyo? Yego impamvu rero nagize gutya ngabihagarika, nararebye nsanga training nakoraga aka kanya yarigeze ku rwego nanjye ubwanjye numvaga ntarimo kubasha kuyigarura. Uranyumva? Tabari kubasha kuyigarura yakurenze wowe. Nuwa ngo hari harimo ubushakashatsi bwimbitse. Yego binsaba imbaraga nyinshi. Rwiziringa kuryama byari byarananiye, sibyo? Kubera iki? Nibyo njya mvuga ngo gukora ikintu ukagikora wenyine bikujyana mu yindi si. Burya ntago umuntu arwara stroke ngo imitsi y'ubwonko iturike. Yego kubera yuko hari umuntu wamutesheje umutwe. Nibi nakoraga nabahaga kuko ari ibintu nicukuragamo ngewe, byashobora kuba byanuritse imitsi y'ubwonko. Bijyanye no kwirasa byo ntabwo dukoresha ibikoresho bishobora kurasa. Oye ngo mvuze
gupfa. naraye mbonye minisitiri w'ubumwe n'ubwiyunge Jean Damascene avuga ati rumwe mu rubyiruko muri kugenda mukoresha imvugo ngo yirashe ngo yapfuye ngo yatwika ngo yego. Aha reka nkwereke rero nanjye ibyo biri mu bintu byatumye ndekana training kumva ko hari umuntu uzanyigana atazi igihe waho nabikuye akaba yakora ikintu kiri bumugireho ingaruka. Nanjye ubwanjye kungiraho ingaruka nta kibazo nawe afite ko akari igihe wabyikoreye kikagira n'izindi ngaruka kuri society nyarwanda. Yego aka kanya nk'iyi mikino yo gutera ibyuma n'amashoka ni umukino ukinwa ku isi hose. Shampiyona y'isi abakina. Nagiye nkurikira amatutorials y'abantu babikina kwigisha ko ngo ibintu bikurikirana gutya. Sibyo wenda umugisha nagize nuko nabyiganaga nkabishobora. Ibyo rero ntabwo niye nifuza ko hari undi muntu wabyigana kubera ngiye kwa ko nyine byamaze kurenga byamaze nyine kugera ahantu kure cyane ngo umuntu abe yabyiga bikore. Icyo kiri mu bintu byatumye nkansoringa. Ikindi kuki wabikasorinze ntabwo we wiyumvagamo kuzaba umutoza w'ibyo bintu ni we wakereye iyo content dore igihari icyo tuyumvagamo ubwo bushobozi bwo kuba wenda wavuga ngo hari abana bazaza ejo nanjye n'iby'iyi content nizaniye nkagira icyo nayibyaza. Uwo mukino ukaza uwo mukino uzanywe n'igihugu Rwiziringa nemera gutanga umusanzu nkajya kuwukina. Kubera iki se igihugu kigeze kibabuza gukereya content zanyu? Oya ntabwo cyatubujije. Nese kubera ikiri kubijyana ku gihugu. Reka nkwereke impamvu. Reka nkwereke kitubwira ngo twigire. Reka nkwereke impamvu. Nk'umukino wa karate cyangwa kung fu. Si imikino ikinwa. Yego. Si imikino iserukirwa n'abantu bagaserukira igihugu bakagenda. Si imikino njyarugamba. Yego. Iyo mikino uko byagenda kose iba yegamiye kuri leta. Kubera ko umva impamvu nyine kubera ko nta bushobozi ubufite buhagije buri ku rwego mpuzamahanga bwo gukina ibyo bintu kuko ntago nise izo mbaraga nyine icyambere hari abarimo aba professionnel babizi ibyo bintu wenda ngirwa iziringa ndigana wenda nkanabikora nabi. Yego ariko nawe wari kuzagera igihe ukajya kubyiga kuko wabikoraga ubikunze. Rero izo mbaraga reka mvuga ko ariho byagarukiye nazibuze sibyo bigahurira he n'abandi bantu bavuga bati Rwiziringa inzego nizo zakubujije gukora iyi content yawe. Yego bihurira he n'ibyo bintu tuniganira ku musozo. Ikintu gihari ntabwo ikintu gihari nta muntu n'umwe wigeze agerageza kumbuza ibintu nkora. Nta muntu n'umwe wigeze agerageza kumbuza ibintu nkora. Ahubwo nk'umuhanzi nibyo nakuvuga ngo ndi complex ndavanze. Yego ni igihe ubwanjye nageze ndavuga ngo ibintu bimo biragenda birenga imbaraga zanjye aho kugira ngo abanyarwanda nzabahe ibibi nyine bitari byiza cyase nsubiremo ibyo nakoze reka ndekeraho. Ni impinduka njye nashatse gushyira mu bintu byanjye ntabwo ari pressure y'umuntu runaka wambujije kubikora. Ni impinduka y'ubwanjye nashatse gushyira mu bintu byanjye. Ko nabonye uri kugurisha channel abantu bumve ko Rwiziringa ibintu yabivuyemo burundu cyangwa bitego ko hari ibindi bishya Rwiziringa tubikiye muri uyu mwaka 2026. Ya Rwiziringa dufite indi content cyangwa se ngewe mfite indi content ndiyubaha dufite sibyo ngewe mfite indi content ndimo kubyutsa abantu nyine kuvuga ngo ndabyutsa abantu bo ntabwo babizi ko ihari ariko muri ngiye yari iryamye yari yarasinze. Yego ndimo ndabyutsa iyo content nshaka ko yasinziriye n'umwami mwana. Yego ubu irimo ndimo nayizamura kugira nayigere ku rwego kuko kubera ko n'ubundi ngewe menyereye gukundwa. Umenyereye gukundwa ngiye ko menyereye gukundwa nkakundanwa n'ibyanjye byose. Niteguye ko nibyo ngiye kuzana abanyarwanda bari bubikunde bakabikundana nanjye. Yego igihari ubwo abanyarwanda bitege ibitangaza mu mirimo Rwiziringa yose akora kuko sinjya nifuza guhereza abantu ikintu kidafite karite. Nabura ibikoresho nkoresha icyo kintu ariko sinabura umutwe buriya ntabwo umutwe buriya mfite urahagije kugira ngo ntekereze ikintu kiremereye. Yego ubwo abantu bitegure ko Rwiziringa aracyahari kandi hari ibindi byinshi wabikiye. Bitegure ko uyu mwaka uzaba abana mutoya. Kote turi gukora ishingiye ku Rwiziringa aka kanya turi mu nahereye kuri tragic. Yego ibintu nakoraga ntabwo ari comedy sina tragic comedy. Nahereye kuri tragic aka kanya ngiye kohereza cyitwa tragic comedy. Ndimo navuga ngo ni comedy ariko si comedy full ni tragic comedy. Yego kuko nzatangabisomo bumve nyine abantu ibyo ari ikintu filime nzakora nzatangamo isomo ariko kandi nzatanga n'imyidagaduro nzasetsa abantu. Ni imvange yo guseka
n'isomo Mm. yego Mm. njye ntabwo ndi muri komedi. Wiziri reka nkushimire kandi nkubwire ngo ni iby'agaciro kuba twabanye nawe. Yego. Nanabwire ko abantu ahangaha ni kuri Huza 250 TV. Ako Yeah. kantu kabika ahantu. Ako kantu ka Huza Niwumva ngo 250 TV. Huza 250 TV Yeah. ni ngombwa ngo duhuze Yego. buri kimwe cyose cyangwa se duhuza abantu bose tubashe kubegereza buri bantu bose tubashe kubagerera buri hamwe hose Iwacu. yego tuhababere. Niyo mpamvu rero twitwa Huza 250 TV. Ni nacyo gihe ndi kubwira abantu ngo niba utarakanda sabu ushaka wagira vuba kuko ushobora kuzaza byararangiye. Ariko jewe mva nayikanze ntaranaza hano. Yego Guys, Reka Huza ngushimire 250 cyane. TV muhabe rwose, dore nanjye naje. Bazaze banakubaze batari ko Rwiziringa ko tubona none ibyarimo binarenza ahubwo. Yego. Reka nkushimire kandi nshimire Emilie, twari turi kumwe ku buhanga bwa tekinike nk'uko dutuwe tubana umunsi ku munsi. Nyuma ya kamera ari Emikabaka, imbere ya kamera yari Rwiziringa wa Rwizi. Inzoka yubaha Imana. Inzoka yubaha Imana. Yego. God bless.